ni mu gihe mu butabera RIB yakomeje kuri Sibomana Atanazi ushinjwa gukoresha amagambo apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsi yabajijwe ku magambo amaze iminsi avugwa na Sibomana Atanazi wigeze kuba umunyamakuru wa Radio Rwanda. Abenshi bahamya ko apfobya jenoside asubiza ko ijisho ry'ubugenzacyaha rihora rireba. Yabigarutseho kuri uyu wa 21 Mata 2026 ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru. Yabajijwe kuri Sibomana Atanazi ukoresha umuyoboro wa YouTube yitiriye amazina ye winjiye ku murongo benshi bahamya ko ari wo gupfobya jenoside no gushaka kugoreka nkana amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Dr Murangira Bitsi yashubije agira ati buri ijisho ry'ubugenzacyaha nirihuma. Ngira ngo murumva icyo nsobanura. Niba mwarabibonye ijisho ry'ubugenzacyaha nirihuma, ibindi ntacyo mbisobanuraho. Ugiye ku muyoboro wa YouTube wa Sibomana Atanazi official hari ibiganiro bibiri bimaze umunsi umwe bishyizweho. Kimwe yagihaye umutwe ugira uti ukuri kuri jenoside mujya muvuga ibyo muzi. Uyu mugabo wiyita ko ari umunyamakuru w'umuhanga cyane ko yakoze kuri Radio Rwanda avugamo amagambo menshi yumvikanisha gupfobya jenoside yakorewe. Nubwo avuga ko yarokoye abatutsi muri jenoside, yumvikana agaragaza ko nta cyamubuza kwita umuhutu cyangwa umututsi amazina y'ubwoko bwabo aho kubita abanyarwanda. Yerekana ko kuvuga ko umuntu ari umunyarwanda ntacyo byaba bimaze, ahubwo ko igifite icyo gisobanura ari ukumwita umuhutu cyangwa umututsi. Sibomana yumvikana kandi avuga ko abantu bakunze kuvuga ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi benshi batari bari mu Rwanda mu gihe yakorwaga, mu gushaka kwerekana ko batazi ibyabaye cyangwa bavuga ibinyoma. Ukurikije neza ibitangazwa na Sibomana uvuga ko yari mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi kandi ko yanarokoye bamwe mu bahigwaga, usanga neza amagambo ye ntaho ataniye n'ayabahakana jenoside. Itegeko ryo mu 2013 rishyiraho icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo rivuga ko guhakana jenoside bishingiye ku magambo agoreka ukuri kuri jenoside hagamijwe kuyobya rubanda no kwerekana ko jenoside yakorewe abatutsi itateguwe. Rikomeza rivuga ko gupfobya bigizwe n'amagambo agabanya uburemere cyangwa ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi no koroshya uburyo jenoside yakozwemo. Itegeko riteganya ibyaha rigaragaza ko ibyaha by'ingengabitekerezo bihanishwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 15 y'igifungo, hikiyongeraho n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 2. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abagabo 9 bakurikiranyweho ibyaha birimo gushinga umutwe w'abagizi ba nabi, kwihesha ikintu cy'undi, kugurisha ikintu cy'undi no gukoresha inyandiko mpimbano. RIB yaberekanye kuri uyu wa 21 Mata 2020 igaragaza ko bari bagabanyijemo amatsinda azajya bafasha mu mugambi wabo. Itsinda rya mbere ririmo Muhirwa Robert wakoreshaga izina rya Dr Andre wigiraga umunyamahanga ugiye gukora ubushakashatsi mu Rwanda ku mbuto za kinoya ubusanzwe zitaba mu Rwanda. Munyaneza François Xavier w'imyaka 50 wari ushinzwe umutungo wa DAF, ndetse Ndaruhutse Emile w'imyaka 44 wari ushinzwe gushaka inzu agafatanya n'uwitwa Hagenimana uzwi ku izina rya Spirien. Naho niyo mugabo Jerome we yari ashinzwe kureba ko iyo nzu yujuje ibisabwa bitewe n'icyo bashakaga kuyikoreramo. Undi ni Habyarimana Felicien wari ushinzwe gushaka imbuto z'igihingwa cyitwa kinowa kitaba mu Rwanda, aho yafataga uburo akabusiga irangi ry'umukara akabwita iyo kinowa, akavuga ko ari zo mu karere ka Kirehe hafi ya Tanzania. Bafashwe bamaze kuriganya abantu amafaranga arenga miliyoni 53 n'ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika hashingiwe ku batanze ibirego. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsi yasobanuye ko abajura baheraga kuri nyir'inzu nyuma yo kumwizeza ko bazajya bakodesha inzu ye arenga 8,200 by'amadolari, akaba agera kuri miliyoni 12 z'amanyarwanda ku kwezi, ndetse bazahita bamwishyura amezi 6 cyangwa umwaka kuko uwo Dr Andre hari umushinga agiye gukoreramo uw'ubushakashatsi. Nyuma bakamubwira ko imbuto umunyamahanga ashaka mu mushinga we ari izo kinowa, bityo kugira ngo abone amafaranga bagiye kumuhuza